Yes, so tugiye gukomeza inyigisho kuri Python, so turagerageza kuzishyira mu kinyarwanda ku buryo bushoboka. Nizere ko wakanze like aho hasi cyangwa se subscribe niba ari ubwa mbere nyine tugiye gukorana inyigisho, cyangwa se usige comment aho hasi niba nyine hari ikibazo wagize muri video z'ubushize cyangwa se inyigisho z'ubushize. Ubushize twarebeye hamwe icyo twita data types. So data types, data types ni iki? Twari twaremye ko iyo uvuze yanditse ngo nanditse ngo wenda umubare ungana na 20. So twabonye ko ubundi iri zina umubare ari identifier yi values 20. So no data types ni iki? Data types itubwira iyi 20 ni iki, ni izihe operation zishobora kuyikorerwaho. So kugira ngo tubimenye ushobora kwandika type. Python itanga hari function yitwa type. Iyi ngiyi ni ikwereka data type y'iyi value ibiri hano. So ushobora kwandika type umubare. So ukona itinyereka kari integer. So integer ni iki? Nukuvuga ni umubare ushobora kuba 0 cyangwa se umubare ariko umubare utari mu twitso. So reka tugire gutya 20. So hano one type of x utubona kari float. So iyo mubare nyine urimo utwitso, kumva no twitso ngaha mu kinyarwanda ariko nuko twumva kana kadomo bakita kabago cyangwa kitso simbizi. So ariko nibyo kuko mu kinyarwanda ho twandika gutya ndakeka. Yes, ariko byose ni kimwe. So noneho hano icyo umenya ni iki? Nukuvuga kuri Python yo wandika identifier ukandika na variable yayo. Data type iba automatically. So ramutse ugize nka gutya izina, so wenda ukandika Kigali. So kugira ngo umenye data type yigi value hano Kigali, so cyo gihe kugira type izina. So ukitubona ko ari string nyine ni nibyo bita sequence of character. Ishobora kuba ari character imwe cyangwa se character nyinshi zikurikiranye. So ndikumva hano data types zumvikana. So hano rero icyo video y'uyu munsi icyo tugiye kureba ni ntuza ni iyi data types yitwa integer. So kuri iriya data types yitwa integer, mbere yuko tuyireba, so icyambere hano kona koga hano na kubwira nuko muri Python ubundi Python abantu bakoze kuri za C cyangwa C++, murabizi ko C++ ni object oriented programming language, but C is not an object oriented. So hano icyo nshaka kuvuga niki? So nukuvuga Python yo
uko imeze ubwayo y'imbere, bavuga ko ikintu cyose ukora ni an object. So an object kuntu ujya bisobanura, ariko bino n'ubu tuzabisobanura neza muri tugera muri object oriented, niho tuzasobanura class na object. Ariko hano ni iki, reka kanguhe nk'urugero. So nk'iyo tugize gutya, nk'iyo twanditse, okay, katugumishaho urugero umubare, sibyo? Umubare twanditse, wanditse ko type ari type umubare, so ikohereza iyi integer. Ariko integer ni iki? Iyi integer ubundi ni iri part ya class yitwa integer. So hano muri ntuza dukoresheje Jupyter ntabwo byerekana neza, reka tujye dukoreshe command line. So command line ndikumva iyo iza kubitwereka neza. So so hano muri command line ni iki? Nta kindi ni turahamagara Python, duhamagara Python ya gatatu. So hano rero Python, reka twandike kura twagize umubare ungana na 20, sibyo? No twandike turebe data types. Iyi 20 ni iki? So umubare. So uri kubona ko yo itabyerekana neza ko ari class int. So hano niki niyo bavuga ngo muri Python ngo everything is an object, cyangwa se nyine ikintu cyose ni object. Nicyo baba bashaka kuvuga, ni ukuvuga nk'ubu nanditse ngo hariya twanditse umubare ungana na 20, reka noneho twandike ikindi wenda twandike ngo x equal 20. Hano n'urugero ndiko kugira twerekane ko everything is an object. So hano niki Python ni ikikora? Python ntabwo iyo wanditswe umubare ni x, hanyuma nanditse ngo umubare ungana na x. So hano Python ikikora niki? Hano iyo wanditse umubare ungana na 20 na ukandika na x ungana na 20, Python ntago imimbere ntago saving muri memory yayo, ntago saving 22 wakada, ahubwo iyi x ni umubare zikora icyo bita reference, referencinga kuri referencinga zose ahantu hamwe muri memory habitsi 20. So reka twandike x equal 20. No, ndikumva ni even here dushobora kubibona, ndikumva ari x turebe. So uri kubona niki hano dukoze? So hano ni nko kuverifyinga ahantu ino umubare referencing ni naho x reference ikora reference. So niki hano ushobora kugira gutya kugira ngo verifying id of x, id nayo ni niki ni function Python iduha kugira ngo turebe memory ni hehe referencing. So urayibona, so iyi niyo address niho x referencing. So same thing kore id y'umubare. So urabibona ko ni address imwe. So nukuvuga iyo nukuvuga iki? Nukuvuga ufite umubare ungana na 20 ukaba ufite na x cyangwa x cyangwa na ingana na 20, ntago Python
ifata muri memoire yayo ngo ikreye 20 nyinshi. No, ahubwo ikora references ku rya 20 imwe gusa. So hano ni zere ko naho kumvikana. So nicyo ibingibi bishaka kuvuga. So twihuse turi kuvuga kuri integers. So integer, dukoresheje integer dushobora kwerekana uburyo hari uburyo bune byo twita uburyo bune ushobora kwerekana umubare. So uburyo bune bushobora kwerekana umubare hari decimal numbers. Decimal number ni biriya tuzi by'imibare biba bifite 0 kugera ku 9. So urugero hano ruragaragara. Iyo wanditse umubare ungana wenda ni 111, izo ni decimal numbers. So hano birumvikana kuri atwandika nyine bisanzwe, hari bira ni muri decimal, ni izo bita base 10. So birumvikana. So abantu bakoze za electronique bakunda za computer cyangwa ibintu tuzi za nombre binaire 0 na 1. So ni gute hariya ubyandika? Igihe ushaka kwandika nombre binaire, icyambere umenya nuko umubare ugomba kubutangirwe n'izi nyuguti, ni 0 na b cyangwa 0 na b, ariko b na hano ni capital cyangwa capital. So urugero, reka dufate urugero hano. So urugero hano reka tuyite wenda b. So iyo uprintinze b yitiguha, ariko yo ntago yi printinze ntago gwa valeur muri binaire, yitiguha muri mu ma decimal. So so ariko iyi ntuza niyo nakwita prefix, ni kwereka ko umubare ari binary or binaire. So ni kumva aho ngaho naho humvikana. So reka twihute. So indi ntuzi hari nayo ni izo bita base 8 cyangwa base 8 cyangwa octal abenshi mu Faransa. So ino yo itangirwa na 0 na o cyangwa se na 0 na o ariko capital. So urugero hano nabwo ruraboneka. Urugero ibi bikora cyane mu abantu bize electronique. Kumva muri electronique niho usanga uhindura muri binary, uhindura muri octal or muri hexadecimal. So hano naho biraboneka ko nta kindi, icyo ubanza hano ni 0 na o. O ishobora kuba nini cyangwa ntoya, nta kindi ubundi ugakurikizaho umubare na hexadecimal. Hano ni base 16 birumvikana. So hano benshi bino byo birazwi ko ni ukuvuga kuva kuri 0 kugera ku 9, ubundi ukava kuri a kugera kuri f, birumvikana. So ugiye kwandikwa rero muri base 16, so icyo ukora ni ikintu kuvuga ko umubare ugomba gutangirwa na 0 na x cyangwa x. So hano niba ni 0 igomba gutangira na ishobora no kuba nano na capital X. So urugero hano ruragaragara, kadufate nk'iyi kuko ushobora gukoresha hano. So hano gira gute, uhita ubibona ko ari 15. So ikumva ndikumva
hano byumvikana neza. So nta kindi ndikumva andi zindi details zihari ushobora kujyamo ukazisoma, wagira ikibazo ugasiga nyine comment aho hasi.